bameze uteze ni sawa ritayari ya nabonye uri gukoma amashyi hanze kabisa nizere ko nangiye kuyagukomera si byose amazina yawe nitwa Ufitimana Moise subira kumva amazina nitwa Ufitimana Moise ya Moise ntugire igihunga ugiye kuririmba ibyo ushoboye kandi ntushakishe ibindi udashoboye ahubwo wowe tuhereze ibyo ushoboye sibyo ngaho utangira nukuri njyewe ndabihamya mfite umuremyi aho mvugira buri munsi na buri saha ntabwo nari nabura amahoro njyewe ndamufite kandi ndamuhimbaza yangiriye neza mu buzima angirira neza yaciriye ngira mu kidaturwa ndabishima Yesu ngiye kabisa ntago niwe muhanzi uzi mu Rwanda uririmba gospel cyangwa se uririmba indirimbo zisanzwe ni Niyo Bosco dukubitira akaririmbo ke kamwe twumva kamere niyakaye kakugumamo wowe ntuze kubwingo yituremo uze kora uko ushoboye wigenge uwo mwanzi ukomeye awebe cyane agasiti kamagara ntigatwarwe n'unasima urakoze kuraje ufite impano hari indirimbo zawe ufite hanze zirahari ariko nazisiza mu rugo ziri audio baziri kuri YouTube ntabwo nabonye ubwo bushobozi bwo kuzishiraho ni ubuntu uzaza nzi gushiriraho moye sibyo Karameli zirahari nukuri ndarishima ndashima umwami wampaye amahoro niwe byose niringira niwe wampaye amahoro niwe byiringiro by'ubuzima bwanjye kandi niwe umuza ku mutima narindi mu bibazo arandindira urakoze muri ndashima nutanatsinda mwemereye audio dore hano dukorera ahangaha iyo audio izaza tujye kuyikora hano dufite aba manager benshi hano dufite SP Gang producer boss wa SP Gang ari hano tuzajya kuyikorerayo cyangwa se niba atanabyemera n'ahandi hose tuzahajya sibyo ufite impano cyane kabisa urakoze cyane urakoze twaguhaye Yesu twese umwanya wawe umugisha kabisa